bo bavuga ujye unegeka ibyo nkora ese kumvikana n'ibibaho ntabwo nshaka kumvikana nawe ntabwo bizoroha ariko ushatse reka tugacisha make tukumvikana ngo tuzaba duhanganye gutya duhanganye gutyo nta kintu nibyo wumva ruguhaye amahoro rero aho kugira ngo tubane nta mahoro ari mu rugo ngaho mbabarira ntabwo nzongera usange wageze mu rugo ese uriya mwana kananiranye buriya tuzashoboka aha reka nigende tutageze se hano ni heza ariko mufite ka surprise nyuma y'ibindi byose zimenyereye se muzanzige zizaburaye nanjye ndayitegereje usina ntabwo habona gute no hantu mu hantu ariko njye nshaka hano abandi bajya ahandi mu ma etaje wifata gute uzi se ikintu cya mbere kiba gifite ibindi byose ni urukundo ni ukunyurwa nawe umukunzi wawe kujyana ubwo se urankunda cyangwa uba urukumbesha cyane n'umutima wose umutima wose urabyibagirwe kuko nagomba kwisigariza uko wikunda ngiye nkukunda ntacyo ngendeyeho ko nkawukunda uko uri kose ni byiza ubundi wakagize umukunzi yagira nkawe ahubwo wowe ibyo uvuga biba biri ku mutima we cyane ku muntu aya ni ku mutima kuko bitewe n'uburyo ngewe nifite n'uburyo ngaragara n'uburyo nawe usa uri mwiza pe ahubwo ubanza baranaminduriye oya ntawaguhinduriye kuko bitewe n'uburyo uri mwiza umuhungu nkanjye mubi uciriritse sinakagombye kuba nabona uburyo nakuvugisha ntabwo uri mubi cyane ese ngiye nkunda abantu babi reba nk'aho umuhungu witwa urawangereranya nawe reka nkubwire rero ashobora kuba ari mwiza ku isura ariko ku mutima atari mwiza umutima hareba guturi imana ese umushinga nawe ukomeza tugakundana gutya bisanzwe cyangwa bizajyana n'igihe ese twaguma gutyo mu nzira kuroromye tutazagera aho duturiza tuzatuza twongere tugende se kujya tuzagera aho duturiza natwe tuvuga ko abazajya bajye bavuga ati tugiye ku muryango wa runaka wadukomotseho wenda dushime wenda ngende umuhungu wowe uri umukobwa nk'iwanyu babonye nje kukureba nta kintu bajya bakubwira ese bo ntabwo bishimira ko babona umukwe baba bambona nk'ibisanzwe bose nabibabwiye nta na kimwe cyiza ahubwo wowe ntuzanabe mu nama ntubeshye kubeshya ntabwo nabikora bitewe n'urukundo mukunda ntabwo ubeshye waba umemukiye ujya guhemukira umuntu ukaba atamukunda kuko ngenda gukunda n'umutima wanjye wose n'ubwenge bwanjye bwose bari mu mategeko y'Imana njya numva y'abakatolika uzakunde mugenzi wawe nk'uko wikunda n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'amaguru yawe yose nushaka uzashyiramo n'agahanga ariko nawe none rero aho kugira ngo ubyemeye nzashyiramo n'umunwa byose mva n'amatama byose twayifite nanjye nzamuka akagifitire naguteguriye kari mu bushobozi bwanjye karaciritse ariko ni keza nagazanye n'umutima mwiza ese wa mwana ko mbona nkabuze